genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo urugendo rwiza kandi urugendo ruhire. Yes, reka nizere ko mumeze neza cyane abantu badukurikira umunsi ku munsi ibiganiro byacu haba ibinyura ku Rugendo Online TV haba nibinyura kuri Ndimba TV hose reka tubashimire cyane abo tubana umunsi ku munsi twicaye hano ku Gisozi bita kuri Serenity Park niho tugiye kuganirira n'ibyamamare bibiri harimo Fabrice Faboji ndetse na Ndimbati. Fabrice umeze neza? Amahoro y'Imana gameze neza cyane. Kubera Imana ubwo ndahumeka ndagenda ndakaragira ikintu kigahajya hasi nkumva umureni ngo ba. Fabrice kubera icyizere umpaye. Kubera icyizere umpaye bahamagare Mucoma agushyiriraho agafi. Urumva? Agushyirireho agafi hano kwa Gakire nawe ngira ngo ubushize nakwakiriye iwanjye. Baguhaye iki inyama bita ngo iki? Yego ngira ngo turi kuri Serenity Park niho turi gukorera ikiganiro ngiye na Fabrice ndetse na Ndimbati nkuko narindi kubabwira nti abavandimwe bansuye ariko Ndimbati aravuga ati nk'umuntu w'umugabo Fabrice bitewe n'uburyo ari inshuti yanjye ngomba kumushimira. Ubu ari akantu hano tugiye gufata ko kwiyakira ariko nimba turi nababwiye ko kuri Serenity ariko by'umwihariko abantu nanjye baze banteza imbere kuko nawe nabonye aba diaspora bwashize narababwiye ngo mujye kwa Ndimbati abantu bazi oya abantu bazi erega reka ibi bikorwa tubikora ntawe twasezeranya ahubwo tubikorera abantu. Yego iyo tubikoreye abantu rero abantu baba bagomba kubyitabira. Yego reka tujyemo imbere nanaberekemwe akantu nka kamwe byibuza aha n'ahantu abantu baruhukira bavuye mu rwa kugiramo naho baruhukira abari mu Rwanda n'abari hanze reka mbivuge gutyo neza nkuko nawe navuze ati nabonye dore iyi ni salo abona salo nziza. Yego aha n'ahantu abantu bashobora kwicara bakaruhuka bakaganirira ariko ikintu nabonye cyo ibintu bya hano byinshi ni n'ibintu made in Rwanda. Iyi ni made in Rwanda. Hano hari akantu kamwe numva reka mbereka ahantu hamwe hano h'umwihariko. Fabri umeze neza? Urahumeka. Ubu harimo ibyumba bingahe hano? Hano dufitemo ibyumba 7. Dufitemo ibyumba 7 byiza. Abantu bakeneye kuruhuka rwose muze kuri Serenity. Muze kuri Serenity mudusure. Muze kuri Serenity dore na kabosi yadukurikiye. Kabosi ntago yasigara inyuma nuko aha ni kuri Serenity abantu ubwo badukurikiye muhamagare kuri nimero bakeneye kuruhuka bakeneye mugiye kureba ifi iki ntago ari menshi ni 20 ariko mufite n'ibindi by'ibihumbi 10. Yego iyi ni VIP. Dusha ni iyi muzigezweho. Nanjye ndagushimye Imana nyimbaraga Imana nyirushoje Imana nyirubushake kuko duhari no funguro kandi rugeze n'itunganye tugiye kuri kandi rugeze bitunganye. Hari abatari bonye Nyagasani bafashe n'ababona ibyo kuri Nyagasani ababaye nabo bahe ibyo kuri Nyagasani. Twe nk'abana bahora dufasha tubongere no funguro rya saa sita Imana rugeze ritunganye. Tuje imbere yawe tubashanye ngo ibyo tugiye kurya byeje kandi bitunganye bigere mu mubiri wacu bitwubake izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen. Apeti shas. Gasogi umeze neza? Ubundi abakameraman baba ntabwo Gasogi we makuru ya arazi Nino ko biterwa n'ikiburi kugirango ngomba kubanza kwiga ubundi nzazaka waje guhitamo kubanza kwiga mbere yo kugira ngo ukomeze ibikorwa byawe. Ishiri batakuriye muri Serenity uyumvisha ute? Gari bawo sajoro yineke. Ugariwe. No tutundi abantu bari kureba hano. Nuko project abari igihumbi. Kuko ni binana ari ku kiranguzo. Hano
ni ku kiranguzo cyo ubinyuzamo wazi kote abana hiryaho na kugira amahirwe yo kurimba muri ibi n'ibitabo nanjye nzabikora nawe kwandika ni ukumugiriraho umugisha ese kumugiriye ukwezi twe tugire kwandika kwa Fabrice bari no kubaza imiti n'ifi ihagaze angahe hano mu gifu yangahe nangahe hano bari mu 15 kuvuga ngo nanafunga gukora komande kuvuga ngo hano kandi ikindi ngo hari ibintu byinshi hari bushete zingara bari 5 bushete bari 1000 mugira Akabe. mugira igiti hano burerega mba mfite n'ukuntu buriya hariya hanze wabonye ntabwo twahatserengutse hariya harimo jaride abantu bicara ikindi harimo nabonye na stage mba mfitemo nzana abahanzi hano kugira bwa buryo bugezweho abantu bajya bita ngo silent disco kubyina abantu bambaye amayekuteri yabitegura ikindi igisoko kirahahora igisope kiba kwa kangahe no kwa kangahe igisoko ni kwa gatanu no kwa gatanu kwa gatanu no kwa gatandatu abantu bakuru baraza rwose bakumva kuririmba twakira ariko nabonye n'abajene basigaye babisobanukira witaga peja ubu ndimo ndashisha nuko kabosi kabosi ana kabo kabosi kabosi Fabrice yariye yibagirwa kuba kabosi yacanze ariko ndiba ufata imbwa yawe ukayita izina ryanjye urumva bimeze bite iryo zina wagira ngo uryiharire buriya nimba imbwa yitwa kabosi nkaba nitwa gakire daso mbere ugihura na nimba tubise bigiriramo umugisha gatoki ntabwo ari bwa mbere nabonye baziranye zamu yewe ndimbati twose nubwo ari kumwango twaramuye ntabwo ndibuka ukiri mu muhanda umuhanda yawe yavuye kure ikiringo rwose bajya kundirimba ahubwo nimba atari mu bantu bakoze cyane iyo wambonaga ntabwo nakubaza iruhande nagwaye igice waremeraga mpaka segaso waririmbaga iki ndira ndirimbo yawe niyo wagira oya humura muretse ko nayo ari nihinde ejo bundi ngajya niye waririmba niye waririmba kagace katemana n'amaze guhenda atatu kavuye mu kigo nisanze ku muhanda Yego. mpura n'agakapu rayibani ku maso izuba ry'ikigali po kabwaya indirimbo yari iya nyakwigendera Jay yari ya Jay yakundaga Jay cyane kasitari twese tuzamuka turi ubwo gushishikara nigeze ngira amahirwe yo guhura nawe zamu kasitari twese tuzamuka dushishikara nawe nashishuye budubudo yo genda zamuka none rero nagaze nawe washishuye kuri do urazamuka wese wararirimba wararirimba waririmbye uranga rero naririmbye rwese rero nawe yanzamuye umusaza n'umusaza se Fabrice indirimbo yamenyekanyeho uraza n'umusaza yayishishuye umuntu w'inyamasheke nawe utari wamenyekana cyane indirimbo umusaza n'umusaza yari indirimbo
bakoreye nyakubahwa perezida wa repubulika bivuga ngo vuga wa musaza sivuga cya gisaza vuga wa musaza kudutangira mituweli amatara ku mihanda iyo ndirimbo ntabwo ariyo uriya muntu mugabo atwara ariko cyababaje kuko ari Fabrice wayimenyekanyeho cyane uriya muntu washeshuye se umugore agacupa mwana bahuriye kandi nigeze amenyekana Dore menya rahise asuye yagiye Simbejeje. amaze kumuzimya ngo ahita yabonye atakihanganira umwana muto niba ari nyuma y'indimbati nyuma y'indimbati abantu baze muri sigariti baje kurya ino fisha ikati ni inka kiri kandi ari inka bose ni ingakire nimba porojeti zo kwa ndimbati ari indimbati ubwo ifi hano nayo yitwa gakire cyangwa yitwa ingakire ingakire ariko ndimba ziriya ndimbati ubu njyewe ntabwo wazima nkajya noteza abantu ntazi ko cyane ndashaka kujya copi ndakwemera cyane ndashaka kujya ngihabanga umukozi wawe mu gikoni amwigisha nta bintu kandi mba numva nshaka kugira ngo nyine ahantu hose zihagere namuzana akajya yoteza abantu ndimbati ko zararyoshye bazibuka igihe cyo kintu cyatuma njya kwa ndimbati harya wigeze urya ikiryisho ibyije inyuma byo ni igiki zorora undi wanjye akaba ikiryisho akaba indirimbo akaba kurebe akaba indirimbo ni byose bagomba kumenya iki cyane icyo akunze ariko hari umushuti wagiye wo mu diaspora waje mu rwanda reba amwita aza arambwira ati nta handi hantu ngomba kujya kuko nabonye we na Fabrice yasuye kubona ngomba kwita nanjye ndavana ntiyakubwiye icyo yahakunze icyo nzi cyo ni uko bamuhaye serivisi nziza kuko ni naho yabaga none si uzi kurya umutwe abakire urya kw'intuza yo gutuma abantu bamenya ubwenge umutwe mwiza niba waba ari n'ubwenge navuze ko nazongera kurya amafariki y'indi yose wari urayavanga n'iki byagenze amafi cyangwa isambaza yose hamwe n'ibindi bajya baza mu rugo ko numvaga ariko byose ari cyageza muza mu rugo kandi inkuru ya gasogi y'urugendo rw'amashyiga nzayiva kandi gasogi nzayiva utafata ariko nuko tutahisize muri kane ubwo duheruka muri graduation ya noneho twari twigendeye nijoro twari dufite imodoka twigendera nijoro twagezeyo bukeye nanjye mba narahari nshaka iyo kandi kwibuka kare rero twari kuzana kuri bihita bihurirana n'ibindi urumva ari ikintu cyabaye mu buryo sesi yikoza ku mazi aravuga ati yewe aravuga ati reka mbazanire ikintu nanjye nzabyuka
isambaza isambaza rero dore imboga muratora ipati imboga ari ikibombo nabonye bari kubyita blague yararwaye bari kuvuga ngo ni blague ubwo ari mu bitaro ameze nabi nk'abantu ariko kuki yagiye kurwara ikibazo siyo ni indwara yarije indwara yiraje njyewe nuko namenye ndicira nakujya kumusura nkamugemurira ajyana akavuga uzazanye kugaburira sibyo ko ntahazi ndahazi kabuye tuzahavuka gashige uzamukirana Norvège mujya nkambuye ko mujya ukimara kuzamuka Norvège ukigera ku mazu ya mbere sha ntabwo babasha kwandika ngo bari bwakwereka none dimi uzi yuko ubwo uzi ko mwarishije ihene amafi invitation ya mbere dufite niyo kuza kuri Maison yagana cyangwa batina nayo ni mayisoro sabe impano bakubwiye ntuyizi abantu muri asidi bazi impano bizongera kuhakora ngo yajyaga agira umuhari ngo abandi bafite marisoro bagacana njyewe wagendaga mashini yanjye mfite ikahita izima turaturanye none se urabona ngiye kwifotoza bakambwira ko itariki y'amavuko itari yagera irangamuntu zafite kode mituweli akagari kawe akagari kawe gasajya ngo tuzajya tujye kumurebera kode ubwo uzi ko ariko ntuyemo hari ni Kamenge ni yanze Kamenge Nyabugogo nyine ariko ni akanyarugenge akagari umurenge n'abanyarwanda umurenge ni uwa Kigali akagari Nyabugogo umudugudu Nyabugogo uwo mudugudu wa Nyabugogo erega ndabizi ndamutse zamukiye hariya iwacu muri Rugode nahita ncamikira hariya iwanyu ku nzu ya mbere nkora nayo ya kadasiteri abari banageze na Rugode ariko sama n'inzu mba nshaka kujya kutwandika bakutubwira umwanya imbere ze uwo uzabaza umuntu uwo ari we wese ese sinturanye n'akagari uretse uwo mudogo utawuriye cyangwa urya nanjye kuyifatira nta kibazo bifite yawurya nimba atarakoze reka tumushimishe merisi kandi samu kamubwira abanyarwanda bose ntabwo ati mujye kwa ndimbati murebe ibyiza bihari muze na hano hepfo muze muhatebe ni hano munsi inyuma ya fawu hano inyuma ya fawu umanukamo gace kwa gashira ndabizi turi inshuti murankurikirana abari mu Rwanda bari hanze kandi bamwe mujya muca no mu Rwanda namwe bari hanze murampamagara muze tuzamuhamagara ya mama kuri niho hantu siyadita tumenya kutarakura bazahamagara ubwo nujya gufata niraga
uzayibitse none oya yo nzayibikira ariko sam siko njyewe nimfata irangamuntu nzahita nyishyira ahantu ewa noneho imyaka yanjye ikajya yibagirana bya nyabyo harya ngo ejo bundi wagiye kwifotoza basanga haraburaho iminsi oya ariko ufite kode ufite akanimero kode barayiguhaye segasa ugiye gufata indanga ukiga muri primaire nkubeshye erega hari igihe bavuga ati umwana udafite indangamuntu cyangwa nkahura n'ikintu cyangwa bakambwira ati ugiye kujya hanze noneho kandi hanze ntabwo nakambukira ku byangombwa by'ishuri bifite imyaka paka nahagera ngatangira nkambega waje ubeshye se kandi hafi kwicomoka wowe se uzasiga mama wawe ko Fabrice cha ikimba baje murariye kabosa araho kabosi bamuhaye arabyanga ngo ni iki okay reka dushimire ndimbati gaso baraka yanyirengagije yanyirengagije ngo ntabwo nzi kandi najyaga muha ibiceri byanjye naguhaye ukaba wanyirengagije amahoro kwa mayijana amahoro kwa mayisenta iyo si indirimbo se ongera uririmbe noneho ongera undirimbire ka karirimbo wandirimbira gakera nkaguha igiceri nabyutse mu gitondo nambaye umuhondo mpura na rukundo yanyiriye dendo yavagare umumeni bondo nyereka bondo yagiye igitondo yes reka gushimire nanjye reka ngushimire abantu bari badukurikiye bari badukurikiye kuri Ndimba TV ndetse ku Rugendo Online TV yes reka bashimire urabizi ko nta Ndimbati nta Gakire nta Fabrice nta Gasogi twese turi abavandimwe turi inshuti tuzongera duhure nyuma y'iki kiganiro n'ubundi hari ibindi biganiro byinshi muzabona turi team mwebwe mukomeze twaniyongereye harimo abandi bana benshi muzi b'abasitari twiyongereye iyo gahunda irahari binini byiza kandi nzi ko bizabafasha cyane reka mushimire Ndimbati wakoze Fabrice wakoze Gasogi Imana ibarinde tunavuga ngo byose birashoboka adufashije mu buzima bwacu bwa buri munsi habe mu kwiga ndetse no mu myambarire ewana buri kintu cyose tuba turimo mbega buri kintu cyose dukora dushimira Ndushimira cyane ndashimira anti wo muri Amerika unyishyurira ishuri ndamushimira cyane kwa yuko yaba atari wenyine ubwo ewana urakoze cyane cyane